ubu ngubu kumbona gutya nigendera nagahenge Uwiteka aba yampaye hariho igihe ngera nkarwana n'urugamba nkagira ibintu byo guhera bijya bimbaho mbega no muri uru rugamba kubajyanye n'ijambo ry'Imana namwe murabizi no gusenga yego n'uwo n'ababisha bajya baturwana nyine tujya tubabura iyo myuka mibi ikagenda imvaho gutyo ubwo nkagira n'ubundi bumuga ngira mu mutwe umutwe udakira nawo ubu no kumbona gutya muba mumbona nigendera gutya ariko mfite igihorihori nk'umwana w'uruhinja. Abakunzi ba Kadamu TV tubaye ikaze nanone mu makuru ari kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi tubazaniye inkuru itari nziza, inkuru yashegeshe imitima ya benshi by'umwihariko abakunda umuziki nyarwanda mu gisate cyo kuramya no guhimbaza Imana. Nta yindi nkuru iri kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga uretse ivuga ko Gloriose cyangwa se uwamenyekanye nka Gogo yitabye Imana. Amakuru avuga ko Gloriose Musabyimana wamenyekanye nka Gogo akaba yari umuhanzi mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, aho yamamaye mu ndirimbo Blood of Jesus yitabye Imana. Mu gitondo cyo kuri wa kane tariki Nzeri 2025 nibwo hamenyekanye inkuru ibabaje y'urupfu rwa Gogo wari muri Uganda mu bikorwa by'ivugabutumwa. Bivugwa ko yari asanzwe arwaye indwara y'umutima. Iyi ndwara ikaba iterwa no kubura k'umwuka uhagije, ikaba izwi nko kubura umwuka cyangwa se guhagarara k'umwuka. Bikorimana Emmanuel uzwi nka BKM wa Yesu ari ushinzwe itangazamakuru rya Gogo ndetse akaba yafatwaga nka manager we, yemeje urupfu rwa Gogo agira ati "Rip Gogo, mbega inkuru mbi, Mana nkomeza umutima." BKM niwe wari waherekeje Gogo muri Uganda mu bitaramo bitandukanye yari yatumiwemo, birimo n'icyo yahuriyemo n'abarimo Pastor Wilson Bugembe. Ubundi Gogo yavutse mu mwaka w'1989 avukira i Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Akaba yari umukristo mu itorero rya Angilikani. Ababyeyi be bombi bitabye Imana akiri muto. Kuva mu mwaka wa 2024 nibwo yamenyekanye mu muziki wa gospel binyuze mu ndirimbo yise Blood of Jesus, yamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga kugeraho isubirwamo n'abanyamuziki bakomeye bo mu bihugu bitandukanye. Reka tumwifurize iruhuko ridashira, tumwifurize kandi gutaha ijuru, ndetse dusabe Imana yihanganishe imiryango ye, tutibagiwe n'abamukundikira umunsi ku munsi ku mbuga nkoranyambaga. Mbese ndavuga abakunzi be. Hagati aho ngaho njye mbaye mbashimiye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane, Imana ibarinde. Hasta la vista.